n'umugisha ukomeye kumenya Yesu, n'umugisha ukomeye, n'umugisha ukomeye kumenya Yesu, n'umugisha ukomeye, n'umugisha ukomeye kumenya Yesu. Turagushimiye Mana kuko uri Mana nziza. Turagushimiye Kristo kuko wabonye yuko atari byo kugundira kubana na data ukaguma mu bwiza ukemera kuza kubabara ku bwacu. Ni umugisha ukomeye kukumenya, ni umugisha ukomeye kukumenya. Izina ryawe rihimbazwe, izina ryawe rishyirwe hejuru. Haleluya, izina ryawe rishyirwe hejuru. Merci Seigneur, merci Seigneur. Izina ryawe rishyirwe hejuru Mana. Urakoze kuko uri Imana yo kwizerwa ibihe byose. Amen. Bene data, ni by'agaciro kumenya Imana, ni by'agaciro kumenya Imana. There is nothing, nta kintu na kimwe dushobora kugereranya no kumenya Imana. Kumenya Imana ni by'agaciro. Abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bazakora iby'ubutwari. Mureke tumenye Imana, turushirizeho kumenya Imana, turushirizeho kwiga Imana. Imana, hari ijambo umwuka w'Imana yampishuriye aho narindi ndi mu rugendo kugira ngo ngere ahangaha. Imana impishurira ijambo rikomeye cyane. Imbaraga z'Imana n'ibitekerezo by'Imana ntago bigarukira mu maso yacu, ntago bigarukira aho amaso yacu areba, oya, ahubwo ibitekerezo by'Imana n'imbaraga z'Imana birenza aho amaso yacu agarukira. Niyo mpamvu hari ibyo tureba hanyuma twageza igihe kimwe tugasa nkaho twihebye kubera icyo amaso yacu yarebye, ariko agira umupaka, agira ahagarukira. Ariko umwuka w'Imana, haleluya, yamishurira ijambo arambwira ngo inyuma y'ibyo ureba, inyuma y'ibyo utekereza hari imbaraga z'Imana, hari ibitekerezo by'Imana. Inyuma y'ibyo wowe wumva ko bidashoboka hari ibyo Imana ishoboye gukora. Niyo mpamvu iyo twihebye turi mu gihe cya ngirente ubona nta nzira, epfo nta nzira, haruguru nta nzira, imbere yawe nta nzira, inyuma yawe nta nzira, Imana ikagufata akaboko kubera ko hari ibyo warebaga wari wizeyemo inzira, ariko inzira zabaye bloke, nta hantu namwe ufite ho kunyura. Ariko hari icyo Imana ishaka kugira ngo icyubahiro cyayo gihore muri wowe. Imana yemera ko rimwe na rimwe tutabasha kumenya inzira icamo idutabara, kugira ngo natwe tutiyitirira inzira zayo, cyangwa se ngo twitirire yuko twari tubizi, natwe dutungurwe nikora igitangaza, natwe dutangare. Ni umugisha ukomeye cyane rero. Niyo mpamvu narindiriye iyo ndirimbo ndavuga ngo ni umugisha ukomeye kumenya Imana. Bene data, gutunga amafaranga menshi ni byiza. Bene data, kugira umuryango mwiza nabyo ni byiza cyane. Kugira abavandimwe beza ni byiza cyane. Kugira itorero ryiza ni byiza cyane. Kugira ibintu byinshi cyane ukaba umutunzi ni iby'agaciro. Ariko ikintu gikomeye kuruta ibindi byose ni ugutunga Kristo, ni ukumenya Kristo. Kristo niwe mwami w'abazima n'abapfuye. Kristo niwe mwami waje mu isi, ariko ageze mu isi ayikoreramo imirimo n'ibitangaza. Ab'isi ntibamwemera, ab'isi baramwanga, ab'isi baramukubita, ab'isi baramwica, ariko arazuka. Ngo ntiyazukana inzigo, ntiyazukana kamere, azukana imbabazi. Haleluya. Uyu mwami aratangaje. Ni umwami wagiriwe nabi ariko yitura ineza. Yasize aduhaye rekomandasiyo, aravuga ngo ab'isi nibabanga muzibuke ko ari njye babanje kwanga. Ab'isi nibabagirira nabi muzibuke ko ari njye bagiriye nabi imbere. Mwebwe mubababarire kuko nanjye narabababariye. Bene data, niki kintu twagereranya n'Imana? Niki kintu twagereranya no kumenya Kristo? Nuwe mugisha ukomeye dufite utari ukumenya Kristo? Ntawo twawubona, ntawo twawubura, ntawo twawurangura. Bene data, muhagarare mushikame. Turi mu minsi ya nyuma. Abantu bari kwiremera imana zabo, abantu barimo kwiremera ibindi bintu bizera, abantu bishingikirije ku mbaraga bafite, puissance izigaragarira amaso y'abantu,
imitungo bafite cyangwa se ibindi bintu runaka. Ariko reka mbabwire, niba icyo wishingikirijeho atari Kristo, iherezo ryawe riri bugufi. Ariko niba ishingiro ryawe cyangwa se icyo wishingikirije ari Kristo, reka nkubwire ko uriho muri ubu buzima, ariko na nyuma y'ubu buzima uzabaho. Hari ibyiringiro bizima, ibyo ni ibyiringiro bidakoze isoni. Uwo ni Kristo, umwana w'intama w'Imana. Haleluya. Uko ikunda umwana wayo, ngo nanjye niko yankunze kandi ntakwiriye. Nari umugome, ariko Yesu yemera kutugirira neza. Reka some ijambo rimwe, ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka ibice 10:23. Bibiliya iravuga ngo ahindukirira abigishwa ababwira biherereye ati, hahirwa amaso areba ibyo mureba, kandi ndababwira yuko abahanuzi benshi n'abami bifuje kureba ibyo mureba, ntibabireba, no kumva ibyo mwumva ntibabyumva. Ijambo nashatse kuvuga gatoya ni ijambo rivuga ngo hahirwa abareba ibyo mwebwe mureba. Uyu ni Yesu yari arimo arabwira abigishwa biwe biherereye, avuye gukora ibitangaza mu bantu, aragaruka arababwira ngo mwebwe murahiriwe. Harahirwa amaso areba ibyo mureba. Abakomeye barabishatse ariko byarabananiye, abami barabishatse ariko byarabananiye, ariko mwebwe ibyo mureba ni umugisha ukomeye ku buzima bwanyu. Harahirwa abareba ibyo muri murareba. Bene data ba Kristo, wowe ucitse intege, hahirwa icyo urimo kureba, hahirwa icyo utumbereyemo ubugingo, hahirwa icyo utumbereyemo ibisubizo, hahirwa urimo kureba, kuko hari abandi bamwifuje ariko baramubuze, hari abandi bashatse kumukora ariko baramubuze, ariko wowe wamukozeho, ariko wowe waramubonye, ariko wowe waramwumvise. Ntiwemere yuko icyo wafashe ugitakaza, ahubwo komeza icyo ufite, hatagira ukikwambura. Hagaranira ikamba ryawe kugira ngo hatagira umuntu uri kwaka. Imana ikugirire neza, Imana igukomeze, Imana ikwambika imbaraga, Imana ibane nawe muri uru rugendo, kandi Imana isubizemo intege ahari hacitse intege, Imana igusubizemo ibyiringiro ahari havuye ibyiringiro, Imana ikubake, wongere wubakike, wongere ugire inyota yo gusenga, wongere ugire inshuti nziza, wongere ugire iyerekwa ryawe rya rindi rya kera. Imana ikongerera iyerekwa kugira ngo udacika intege. Imana ibahereze umugisha, muri abanyamugisha nimukora ibyo Imana ishaka, muri abanyamugisha nimukomeza kumva ibyo Imana ishaka ko mwumva. Ijambo ry'Imana rikomeza imitima yanyu, ribubake kandi ribasubizemo imbaraga mu izina rya Yesu. Amen.